yigarura imitima ya benshi, atuma akanyamuneza, ibyishimo, imvamutima abatari bakundanye bishima rwose bakaganira. Uno munsi ushobora kureba video ye maze ukibuka wafashe ku rutugu umwanzi wawe, wasetse ukibuka ibyo wari uri kurya wabitaye, atari ukubyanga ahubwo ari uko wanezewe. Ni muntu ki? Dr Nsabi. Byaje ute kugira ngo yitwe Dr Nsabi? Si we wenyine uri mu gihugu, harimo benshi, ariko iri zina 2022 2023 rirazwi rwose. Musanze Rubavu ni izina rizwi. Uyu muntu yaje ate? Akomoka isi? Amazina yese nyakuri ni Dr Nsabi. Neza amatwi unkurikirane. Nge MC JD w'ibihe byose. Ubu Butare Media ni umuryango w'amateka. Bahaye ikaze. Ubundi uyu musore amazina ye yiswe n'ababyeyi yitwa Nsabimana Eric. Nsabimana Eric uvuka mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda, umurenge n'uwa Muhoza. Uyu musore rwose mvuze neza ko amaze kwigarurira cyangwa se igihugu cy'u Rwanda, uturere twose bamuzi, abantu bose ntibagira umutoya, umukuru, umusaza, umukecuru, ingeri zose. Ufite amenyo n'utayagira, uyafite araseka akayagaragaza, maze n'utayagira akibuka yagaragaje ahatagira amenyo. Niko bimeze, nanjye mbivuga ndaseka, nanjye mbivuga ndishima. Gusa ahinduye industry ya sinema mu Rwanda, ndabonera mbivugiye ko arayihinduye. Uwawa ari kumva ko ntabivuze neza ntantera ibuye. Uyu musore yitwa Nsabimana Eric. Dr Nsabi sibyo byaturutse he? Turaza kubyumva neza. Dr Nsabi ari we Nsabimana Eric avuka mu muryango w'abana 4, kuvuga abahungu 3 n'umukobwa umwe. Dr Nsabi avuga ko ari we mfura. Ikiganiro yagiranye n'itangazamakuru bita Isano, yavuze ku buzima bwe bwose araza bugarukaho abushira hasi. Dr Nsabi afite ababyeyi 2, papa we ni umufundi naho nyina we yateraga amarangi. Dr Nsabi abajijwe uburyo aba babyeyi be bitwaraga muri iyi gahunda, Dr Nsabi yavuze ko ibi ngibi rwose babikoraga umunsi ku wundi, gusa rimwe na rimwe bakabura kiraka, gusa bikageza igihe umunsi ku munsi ubwo bagiye babikora, ubu ngubu bameze neza, bagiye babikora kandi bigeraho bibageza. Dr Nsabi wakwibaza ati yarize? Yego, nubwo atize kaminuza, yize amashuri abanza n'ayisumbuye, yiga kuri GS Muhoza ya mbere aho mu murenge wa Muhoza. Yize section yose, yize MCB ni ukuvuga Math, Chemistry and Biology. Uti Dr Nsabi byaturutse he? Yavuze yuko bamumajije icyo kibazo, yavuze yuko atagomba kujya kure y'amazina ye. Yitwa Nsabimana Eric, maze afata Nsabimana ahita Nsabi, maze noneho Dr ryo ryavuye he? Nk'umuntu wize MCB yagombaga gukora ibintu bijyanye n'ibyo yize, afata akazina gashobora kuba kariko kamugira Dr kubera ko yize MCB, yumvaga azaba Dr nubwo byarangiye adakomeje. Maze rero iryo zina aravuga ati why not ntagitwa. Arangije aravuga ati n'abandi benshi bafite amazina ntawe ndigwanira nawe, maze reka nitwe Dr Nsabi riba ribonetse rityo, ari najya twikisha. Ari niryo ryatumye rwose industry y'abanyarwanda, industry ya sinema mu Rwanda ihinduka. Dr Nsabi ukimubona arangwa n'akagofero k'umukara, agakoti k'umukara, maze agakubitaho karuvati, maze munsi nta n'ishati yagerekaho, akiyambarira agakoboyi gacitse ku mavi, akarenzaho bodaboda. Abantu rwose iyo bakimubona ibi ngibi bituma baseka, ibyishimo bikaza. Abajijwe impamvu ibi bintu akora no kwambarira imyambaro ari byo yafashe, maze arababwira ati n'umukinnyi wa sinema. Yego nibyo, ntabwo ngomba gutandukana n'ibyo nkora. Ndamutse nkubwiye ko ndi bugusetse maze wankubita ijisho ugahita useka, ubu nubwo wanyishuza guseka, simba nagusekeje. Niko yasubije rwose. Dr Nsabi avuga byinshi kuri we rwose. Ubundi Dr Nsabi se afite imyaka ingahe? Yavutse mu mwaka w'1999, byumvikane ko afite imyaka 24. Dr Nsabi yarangije amashuri ye muri 2019, maze akomeza gukora sinema. Sinema se yazitangiye ryari? Gukora sinema ni ibintu bitaje nonaha, kuko ngo yatangiye kera akora ariko bikanga.
Dr Nsaba agakora sinema ariko bikanga. Umunsi umwe maze ari ku kigo 2016 nibwo baje kwitabira irushanwa ry'ikigo maze banaratsinda. Bamaze gutsinda Dr Nsaba atwara igihembo. Uti bakinaga ibijyanye n'iki? Insanganyamatsiko yagarukaga ku kubungabunga no gushigikira abantu bafite ubumuga, abana n'ubumuga, maze Dr Nsabi aza gukina umukino hamwe n'abagenzi be bari bafatanyije aza gutsinda. Dr Nsabi se abaye hate asigaye abahe? Dr Nsabi ubu asigaye abana n'uwo bita Kilamani. Kilamani ni umwe mu bagabo bakaze basobanutse bafite uburyo bazamuye urwego rwa industry ya cinema mu Rwanda. Dr Nsaba ariko ahuye n'uyu mugabo Kilamani byabaye uburyohe mu bundi, byabaye gufata ikirungo kagishira ahatagira ibirungo maze ibintu bikaryoha. Niko bimeze. Dr Nsabi se yabonanye na Kilamani ute? Nsabi yari afite channel ye rwose akora ibikorwa bye bikagenda ariko ntibigende cyane, maze Kilamani nawe yari afite channel gusa we yarasa nahazwe ariko bitari byo hejuru cyane. Dr Nsabi avuga asobanurira isano yavuze yuko rwose yafanaga Kilamani, gusa na Kilamani yafanaga Nsabi ariko bombi batabizi, maze Kilamani afata ya mbere yandikira Nsabi kuri Instagram amubwira ati bimeze biti, uranzi se? Nsabi ati ndakuzi. Basanga baravugana basanga baziranye, maze maze Kilamani asaba Nsabi kugira ngo bazakorane. Nsabi nk'umuntu washaka kuzamuka akagera kure yabyumviye hafi, barafitanye gahunda yo kugira ngo bakorane rimwe gusa, maze nibamara gukorana maze ubundi umwe asubire muri gahunda n'undi asubire muzi, maze mu gukorana ibintu bibe buryohe. Ubu basigaye ari itsinda rinini ryamanyekanye cyane mu makinamico menshi, mu masinema menshi, gusa isigaye yarigaruriye imitima y'abandi niyo bita My Heart. Teseri nyinshi ibonekamo ba Surubo, Mitsutsu, Devu, Nyambo n'aba Aisha ndetse n'abandi benshi ntaje kugarukaho, ba Waygang n'abandi benshi. Iyi sinema se iba iriho gute? Bimeze bite? Iyi sinema yahujwemo n'aba bagabo, iyo Mitsutsu ahuye na Nsabi bindi Kilamani bakorana bikaba uburyohe, maze Nyambo bo yaza bigahuhura. Niwe mwihariko uyu muhungu. Bamubajije ikintu cyamugoye mu buzima, uyu muhungu yavuze ko ikintu cyo yibuka cyamubabaje ariko nawe ari bwo wikiteye. Yigeze gukora urugendo ava Musanze maze yerekeza Nyabihu, ubwo yari agiye gusura mushiki we yarakumbuye cyane. Nakubwiye ko mu muryango we waba ari abana bane, akaba abahungu 3 n'umukobwa umwe, gusa we akaba ari we mfura, akaba ari we mwana ubanza iwabo. Dr Nsabi atangaje byinshi cyane, noneho mu kuvuga ikimushimisha avuga ko ikimushimisha nyine byumvikana ko ari ukuba yarabonye uruvugiro, akaba afite ahantu ibyo yakundaga n'ibyo yashakaga, ubu byo yarotaga kuva na kera yabigezeho, akaba ari cyo kintu kimushimisha. Avuga ko atageze yagera ari urugendo akomeje, ariko avuga ko rwose bimushimishye. Bamubaje inyungu akuramo, yavuze yuko usibye kuvuga amafaranga yamenyekanye ku ruhando mpuzamahanga ndetse no mu gihugu hagati, ikindi yagize inshuti nyinshi, yaguye ibitekerezo. Ibyo bintu byose ni inyungu yakuyemo. Dr Nsabi bamubajije ikindi kintu cyaramugoye mu buzima, avuga ko ari ikibazo cyazaga mu mutwe we cyo kwibaza ati ese nzava hengere hehe, ese bizashoboka? Maze ushobora byose yakundaga gusenga Imana yisumba byose ndetse akanakora, iza kumufasha ahura na Kilamani maze ibikorwa bijya ahagaragara. Dr Nsabi ndetse n'abagenzi be ubu basigaye bakora live bagasura abantu gitaramo bakabikora maze bagashimisha abantu ku mugaragaro niyo baba batakoze ari amasinema yabo. Dr Nsabi ni umuntu ushimishije, ukimubona ni umuntu uteye ubwuzu, ni umuntu ufite icyo asobanuye. Ese Dr Nsabi wakwibaza ngo abayeho gute, abahehe? Asigaye yibera i Kigali akibana na Kilamani maze bagafatanya gukina, gusa ntibimuza gusubira iwabo. Dr Nsabi ntabwo aba na Kilamani gusa, sinayo seri akina gusa, kuko hari izo afitanye nizo bita ku ivuko siri, hari izo bita Irebero TV, hari n'izindi nyinshi cyane hamwe n'abakanyombye. Izo zose zimuhindura ubuzima zikamufasha gukina kubera ko ari udasanzwe, gusa ngafite umwihariko wo guhindura ibintu bidasanzwe yararimo. Bamajije ikibazo cy'uko akina uburyo abigenza, yavuze yuko iyo agiye gukina areba
ibihumbi n'ibihumbi biba biri kumwohereza ubutumwa kuri Instagram n'ahandi ho henshi hatandukanye, ibihumbi n'ibihumbi abona byateye comment kuri YouTube channel, maze yaba agiye gukina agahita abona asa naho bimuri imbere. Guca atekereza mu mutwe we ni ikintu cyabashimisha abo bantu, ikintu bakeneye. Sinagaruka kuri video yaba yarakunzwe kuko akora video uyu munsi twika, maze ejo ikazi kongora, irimbura, ikuraho, ikukumura. Uyu niwe bita Nsabi, Dr Nsabi. Wowe ushobora kuba ufite ikibazo nawe ibikorwa byawe wumva ko wihebye, komeza ukore. Impamba yawe n'akabando zicumba by'ahazaza bizava mu kwiyukicuya. No muri Bibiliya niko batubwira, kora nanjye nkore, kora maze utekane, kora uteganye ibintu by'ahazaza. Imana irakuzi ntago yakwibagiwe. Nta handi ushobora kumva amateka asobanutse adasobanye usibye ku Butare Media, by'umwihariko mu kiganiro Umuryango w'Amateka. Jya ubibagezaho, jya ukikugezaho rwose. Ni JD wihe byose. JD ugukunda, wowe ukaba ushobora kumurusha. JD utanga ibitekerezo byiza byubaka. JD wihe byose. Ndabakunda mukandusha. Ciao ciao. Hasta la vista. Ibuka gukora share na like ku biganiro byacu. Ciao.